Ubworozi bw'inkoko ubwabwo ni akazi kuko icyiza gihari kuri bwo ni ubworozi ushobora gutangirana ubushobozi buri wese afite. Urugero rw'uwo kwihangira imirimo adategereje akazi yahabwa n'abandi byashobokeye ni urwa Hategekimana Jean Pierre wororeye inkoko mu murenge wa Ngeruka mu karere ka Bugesera. Yavuga ko nyuma yo gusoza amashuri yisumbuye yinjiye mu bworozi bw'inkoko none byamubereye akazi azindukiramo iminsi yose kakaba kamaze kumugeza ku iterambere ari nako akataje uku gutinyuka kwihangira imirimo akaba anabihuje n'aba bagenzi be twasanze mu murenge wa Nyamata. Ninjya kuvuga ko ibijyanye n'ubushomeri yego nibyo ndabyemera cyane ko twese twabunyuzemo, ariko inkoko ushobora guhera ku bushobozi ufite, ushobora guhera ku bihumbi 50, ushobora guhera ku bihumbi 10, ukagenda uzamuka ukagera ku rwego rwo kuba wakorana n'inkoko ibihumbi 10 cyangwa na biterwa n'uko we wabigiyemo ubishaka kandi wanabigize akazi. Nukuvuga ngo urubyiruko ruhora rurira ku maradiyo, rurira ahantu henshi hatandukanye ngo akazi karabuze, ngo nta kazi ngo kandi twarangije kwiga. Icyambere ishuri ni byiza kurangiza kwiga, ariko mu kwiga hari ibintu bigendana. Iyo ubashije kwiga muri wowe utabasha gutekereza kwicara ngo wanarizinge urebe ikintu mu by'ukuri wakora nawe ubwawe nta kintu wageraho. Ni gute utagenda ngo ujye gukora ibyo abandi bakora kugira ngo nawe ubone amafaranga. Kimwe mu bigaragazwa nk'ibitsikamira iterambere ry'urubyiruko ni imyumvire yo kumva ko bazategereza guhabwa akazi n'abandi, nyamara birengagize ko abakabaha nabo baba bakihangiye. Hari ababona ko ubushake ari kimwe mu byafasha urubyiruko rufite ibitekerezo kubishyira mu bikorwa kandi rukajya rwitabira gahunda zihuza abaturage kuko ari hamwe muho rwakura inama n'ibitekerezo birufasha kwihangira imirimo. Ikintu cya mbere gitsikamira urubyiruko ni ukumva yuko ubwabo bagomba kujya gutegereza imyanya ya leta cyangwa se akazi hanze, ahubwo ubwabo bakabaye biremamo akazi. Ubwo bushobozi barabufite ko n'abari hanze batanga akazi nabo ni abantu nkatwe. Kuba wabonana n'abantu batandukanye twakonekitinga nabo ukabasha guhana ibitekerezo, imishinga itandukanye birafasha. Kubw'impuguke akaba n'umugishwanama Dr. Ismael Bokanani asanga igihe kigeze urubyiruko rukwiriye gufungura amaboko ntirwumve ko rugomba guhora rutegereje utuzi ruhabwa n'abandi, ahubwo rukaba igisubizo ku buryo ibyo umuntu yize yajya abihangamo imirimo. Kuri we ngo hakaba hakwiye imikoranire mu nzego zose. Birasaba ko n'urubyiruko narwo rugomba kumva ko kuba warize amategeko ntibikubwira ko uzajya gukora mu nkiko. Ushobora no gukora iki? No gushinga kabine yawe. Kuba warize itangazamakuru cyangwa ugakora mu bukungu cyangwa kwiga finance ntabwo bikubwira ko uzajya kwambara karuvati ngo ukore muri beneri no muri banki runaka. Ushobora no gushinga ikimina kikakuzamura kikakugeza kuki kuri ya BDF twavugaga. Kumva rero icyo navugaga hanga nuvuga ngo n'urubyiruko narwo rushaka kwishakamo ibisubizo, entrepreneurship rukaba rwakira iki rwaba igisubizo muri bya bibazo twavugaga. Nkibutsa ko imibare y'ibyavuye mu ibarura rusange ryakozwe mu Rwanda mu mwaka wa 2022 mu banyarwanda basagaho miliyoni 13 hafi 14. Urubyiruko ni ukuvuga bari munsi y'imyaka 30 ari 65.3% hafi miliyoni 9. Imibare itangwa n'ikigo cy'u Rwanda kibarurisha imibare ikagaragaza ko ubushomeri buri kuri 17.2% mu mwaka wa 2023 mu rubyiruko rwose hamwe, ni mu gihe mu bari hagati y'imyaka 16 na 30 buri kuri 20.4%. Ku bwa Radio Huguka na Rispidio Habimana.